Good morning guys, good morning. Ndabashuje igitondo cyiza. Abatanzi nitwa Cynthia Chichi TV show. Abambakiriye kuri YouTube channel yanjye, nikaze kuri YouTube channel. Abashyashya hano rero ndabibutsa mukore subscribe. Abayikoze namwe mujye mwibuka gukora like, ikindi mujye munyandikira mwakandika hi, mwatsuhuza, byose biremewe. Comment nyine umuntu ashaka kuba yatanga yayitambutsa nta kibazo, ko muri comment yanjye harafunguye rwose, nta mutima mubi. Ubwo rero ikintu cyakinyicaje hano tugiye ndagira ngo twiganirire ku kantu gato cyane, ariko ndumva tugiye kuganira ku bintu bitatu. Tugiye kuganira ku bantu batatu. Ikintu cya mbere nuko Imana ari nziza. Nabonye Gogo yamaze kwambuka igihugu, yageze Uganda, ariko buriya nimba Imana ikubwiye ngo nzagukorera iki ngiki, nimba Imana ikubwiye ngo umva nzagushimisha, nzagusetsa, urumva ubu ufite imyaka 10, niyo bari bikubwiye ufite imyaka 10, iby'Imana birya barambije koko. Gogo ari kurya igihe ari kwenjoyinga igihe cye, kandi nyine ubona ko imyaka yatangiye kumujyana. Ntabwo akuze cyane, ariko nanone ntabwo ari mutoya. Rero igihe cyose Imana yakugirira neza, igihe cyose Imana yakuzamura, igihe cyose Imana yakwibuka. Umva guys, ntihakagire umuntu wiheba, kuko Imana nyine yakubwiye ngo uzabaho, ubaho. Imana yakubwiye ngo nzakugirira neza, umva nzagutuza muri etaje, wowe ukabona ntaho bizava, ukabona nta kuntu bizakunda, ukabona ntago. Imana ikakubwira ngo umva ntago uzaguma muri Afurika uko byagenda kose, umva ubu uzajyayo, ushobora no kujya no gusazirayo. Rero guys, Imana ni igitangaza, Imana ni nziza. Ngewe umva nabonye yagezeyo, numva ashimye Imana ku bwa Gogo, ariko sibyo twashaka kuvugaho, katwikomereze. Rero ngereka mbabwiza ukuri, haba iriya saga iyo kuri Chateau de Marara, numvaga nta yindi saga izongera kubaho vuba. Nyine numvaga, urumva haje ibiriya bintu bya Muyango bivugwaho cyane, noneho hajemo ibyo bya Chateau de Marara. Ndavuga ati Imana ishimwe, iriya saga irarangiye. Kumbe nibwo igitangira. Ubu rero haje noneho indi ya Sonia na Muyango. Nabonye bari guterana n'amagambo, umwe ameze nk'acyurira undi, ariko amakuru ahari nuko ngo Sonia ashobora kuba afite video ya Muyango ari kuryamana, biravugwa, I'm not sure. Rero buriya ikintu cyatangiye guhwihwiswa gutya, buriya haba harimo akantu. Ntago nyine abantu bajya bapfa kuvuga gutyo nta mpamvu. Buriya hari impamvu yabyo, hari impamvu biri kuvugwa, hari impamvu abantu bari kuteraho comment gutyo. Ubwo rero twikomereze ibya Sonia na Muyango. Urumva nimba batangiye guterana amagambo, hagiye gushya. Twivugire rero ku bya Miki n'umugabo we Aga Promoter. Ibi bintu rero abantu batumenyereje bya planka, nukuri nibizaza biriseriye ntabwo tuzatubimenya, tuzatujyana ni planka, ku buryo no gutabara umuntu kuri zabigorana. Uzi ngo ni planka, uzi ngo ni iki. Rero amakuru yarahari ya Aga Promoter ko afunze, ntabwo ariyo, ni ibihuha. Nijoro narebye ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru kuri channel, nyine ntago nabyitayeho cyane, ariko
yasobanuye ko we n'umutware we rwose bari kumwe, nta kibazo bafitanye, nta kibazo gihari, umugabo wari mu rugo atuje. kandi ikindi noneho n'ikiganiro kigiye kurangira agana we yaje avugira muri video, twumva koko ntabwo ari mu maboko ataraye. umuntu ukiri mu maboko ataraye isoba niwe tutaramenya ibye neza, ariko kuri ubu nyine urumva ko nawe ibihe biracyamukomereye cyane. Twinyarukire rero twigire ku mukobwa wacu ariwe Miki, urumva agapromota we tumuveho, urumva ko Imana ishimwe ko ntabwo afunze. Ibyo bavuga byose nyine ni ibihuha, hari impamvu buriya yabyo. Twigire rero kuri Miki rero hari ukuntu ubana n'umuntu ntakubanire, sibyo? ariko muri uko kutakubanira mu by'ukuri kirinda kuba wamuvugaho nabi. rero ni Miki rwose inama nakugira, buriya hari ukuntu ubana n'umuntu urumva ushobora kuba udakeneye inama zanjye, ariko basi reka mbwire abantu bakurikirana ibintu byawe, urumva nyine hari ukuntu twebwe twibeshya, urumva pe bibaho ko uhura n'abantu nyine batari abanyabo, ukagenda uhura n'abantu nyine ntimuhuze kubera ukuntu bateye, kubera imico yabo, kubera iki, urumva noneho ugasanga abo bantu nimba muri no gukundana nawe ntaho bari kukuvana, nta naho bari kukugeza. rero ugasanga ibyo bintu nyine ntago ubizi kuko ntago urumva mugikundana, ntago wabimenya, ubimenya ari uko ubivuyemo. njye ntago nje hano ngo mvuge ngo rwose gute wakundanye, ntago nje hano ngo judging ngo mvuge ngo kubera icyo wakundanye n'imbobo. njyewe ntago nje hano ngo judging ngo mvuge ngo gute wakundanye n'imbobo, gute wamenyanye n'abantu ngo ba fake, ngo bamabwa, gute wakundanye n'udutipe ngo tudafatika. hari igihe ukundana rwose n'umuntu mwazatondukana, wenda akaba ari bwo ubona defo ze, ukabona ibibi bye n'ibiki, bibaho cyane. ibyo sinabitindaho, sibyo? ariko tujye twibuka ikintu kimwe, uyu munsi wa none uri kumwe n'umuntu wahinduye ibintu byinshi, wahinduye ubuzima bwawe. tuzi abantu benshi bagiye bakundana n'abandi ugasanga atandukanye n'uwo muntu, ubuzima bwe buhise buhinduka totally. yewe reka nkuha urugero rutoya. Miki Knowless, mumbabarire kuba ngiye kubivugaho gutya, ariko nyine umva ni ibintu biba biri on public, ntabwo ari byo bizi jyenyine, abantu benshi barabizi. yakundanaga na Safi, sibyo? ariko mu by'ukuri muri kiriya gihe bari abana, hari ubuzima bari babayemo butari bwiza tutashima, urumva. ariko mu gihe cyabo nyine bari enjoyinze. jewe mfata umva iriya couple umva narayikundaga, sinzi ukuntu ushobora kubibabwira mu byumba. buriya couple ya Knowless na couple ya Chris Brown na Rihanna ni couple nakundaga cyane, ariko hari ukuntu nyine batandukanye. Knowless ahura na Clement, ubuzima bwe burahinduka totally, abantu bose barabibona, urumva. rero ntago twajya hariya ngo tuvuge ngo Safi ngo ni ntago Knowless yigeze ajya hariya ngo avuge ngo Safi ni imbwa, ngo nta kintu yari amaze, ngo avuge ibyo bakoraga, amadega bakoraga, ibyo banywaga, ibyo baryaga, urumva. avuge ko ntacyo yamumariye, avuge ko ya kandi cyane ko urumva we ntaki, usibye ko ari we wamuzanye nyine akamenyekana cyane,
ariko ntabwo yigeze ahindura ubuzima bwe nyine, ahubwo wabonaga ko hari ubuzima bari kubamo, urumva butari sawa, hari ubuzima Knowless yari kubamo butari ubw'abakobwa nyine, butari ubwa kimama. Urabona ni umumama wiyubashye, n'ubu ngubu nyine umuntu wenda mujya kumuvuga akavuga ntakoma rutendeye cyangwa iki, ariko urumva nka mbere hari ukuntu yitwaraga bitandukanye n'ukuntu yitwara ubu ngubu. Ahura na Clement hari ibintu byinshi byahindutse, aho umuntu mukuru urumva agira inshingano, ubuzima bwe burahinduka, aba umukire, sibyo kuko ari mu bantu b'abakire tuzi. Rero hari igihe umuntu rwose aza ubuzima bwakabuhindura pe akabuhindura, kuko hari abantu batekereza ngo ese ubu ngubu yaba akiri kumwe na Safi byari kuba bimeze gute, ariko nyine Imana umuntu wese baramugeneye umuntu we. Icyo rero impamvu rero natangaga urwo rugero, ntabwo Knowless nyine yigeze avuga nabi Safi, kabone nubwo hari ibintu nyine bakoranaga hagati yabo nyine team n'ibiki bitari byiza, urumva, kandi noneho hari n'ibyo bakoreraga public, urumva. Rero ibyo wavugiye kuri this and that, nimba ariko bahita, ntabwo byibuka neza, iriya channel y'abari abakobwa babiri, nawe urabizi sibyo. Noneho kugera naho bakubwira ngo wabanye na wa mutipe yitwa Regis, ugahita uvuga ngo reka ngo ngiye ngo ntabwo nabanye nawe, ngo ntukagereranye ibintu by'amafuti. Bivuze ko washakaga nko kuvuga ko nyine Regis ariho ibintu by'amafuti, sibyo? Kuko ni icyo kintu mwari kuri muri kuganiraho, nubwo wavuze ngo ntabwo ari wowe wavuze, ariko umuntu wese wumvishije iriya ntuza yawe, umutipe wavuze wanywaga weed akaba yari umuntu udafatika n'iki, niwe wavugaga, sibyo? Gusa niyo utavuga izina, buriya iyo umuntu mwabanye ugombanye, iyo umuntu mwakundanye ugomba kugira akantu nyine kumwubaha nyine, sibyo? Ngiye kubwira ibi nanjye nshobora kubikora, nta muntu udakosa nyine, ariko kari akantu uzagakosore, kubera ko iyo mukubajijeho nyine umera nkaho ushaka kumuvugaho nabi, kandi ibihe byanyu turabizi ko byarabaye, nubwo byarangiye ariko byarabaye. Ibyiza ni umuntu najye nabikubazaho ujye ubisimbuka, kugira ngo ureke kugira bukomeretsa cyane, ko nta muntu yishongora sheri. Uyu munsi wa none uri kumwe naga biraryoshye, ni na byiza rwose, Imana izabafashe n'urukundo rwanyu rukomere. Ariko ntekereza ko muramutse mutandukanye, hari igihe Regis yaba ari we muntu wa mbere waguha handkerchief kugira ngo wihanagure amarira cyangwa intoza agahinda waba ufite. Hari igihe yaba ari we muntu wa mbere wagutiza urutugu rwo kuririraho. Rero buriya ntakagira umuntu yihanura kuri mugenzi we, kuko ntabwo uba uzi ngo ejo bizaba bimeze gute, ntabwo uba uzi ngo ejo uriya muntu azamarira iki, urumva? Kandi nta nubwo ari ngombwa ngo ukore ibintu ngo kubera ko ngo uzi ko ngo hari ikintu umuntu azakumarira. Rero guys, ngiye ikintu mwavuga, nimba utandukanye n'umuntu ukawubona nta kintu yakumariye mu buzima, ukabona wenda ubuzima bwawe yarabwangije, byaba byiza utagize ikintu umuvugaho. Umuntu yamukubazaho ukamubwira ati nta kintu ushaka kumuvugaho, nta muntu wagukubita, nta n'ikintu bagutwara. Rero nakoze kubana nanjye, gusa ikintu nababwira cyo nuko tujye twitondera ibintu tuvuga, kubera ko buriya nimba hari ikintu kibi kibaho ni ukunyerera ku rurimi pe. Ibintu byose wenda bivugwa kuri Miki bishobora kuba atari nabyo, ariko nawe yiba intandaro yo kugira ngo bamuvugeho, urumva? Kuko nimba ufata umu-ex wawe ukaba wavuga ngo ntabwo ari umu-ex, unakina maze menye ibiki n'ibiki, come on. Kuvuga ngo yahinduye ubuzima bwawe, nibyo yarabuhinduye, ariko ntawamenye uyu munsi muri kumwe biraryoshye, ejo ntawamenye ejo.
kuba rero umuntu atareba ngo ejo bizaba bimeze gute, niyo mpamvu umuntu aba agomba kwitonda akagenda gake. Nakoze kubana nanjye, Imana ibarinde. Ya mukobwa wanyu Cynthia Cici, mwibuke gukora subscribe, like, nukuri comment zanyu mba nzikeneye. Bye, Imana ibarinde.